Muraho neza, nongeye kubasuhuza kandi ndabifuriza kumererwa neza aho muri hose. Ibisanzwe nitwa Afia Murutasibo, ninjye tubana hano mu gikoni dutegura amafunguro atandukanye. Uyu munsi tugiye guteka isosi irimo indagara. Isosi y'ubunyobwa irimo indagara, ushobora kurisha ubugari cyangwa ushobora kurisha akawunga cyangwa se umuceri. So tugiye gutangira. Njyewe ikintu cya mbere ukuntu mbanza nkakora iyo mfite ubunyobwa, bwa bundi bagura budakaranze, ndabanza ngafata amazi nkasuka mu isafuriya, nka litiro imwe y'amazi. Murabona ubunyobwa ukuntu bungana n'akaboro kamwe kuzuye. Narangiza nkahita nshyiramo hano mu mazi, noneho narangiza nkavanga buno bunyobwa nkabureka bukabira. Ubunyobwa mu mazi, genda uvanga neza kuko ubunyobwa burafatana. Ugomba kuvanga neza bugikonje butarazamo ubushyuhe kugira ngo hataza kuzamo ibibumbe, ukavanga neza gutya. So ibibumbe gutya biba byashizemo, ntabwo ubunyobwa buri bube bwaza kuza gufatana cyane. Hanyuma ugateka ku muriro ujya kuba mwinshi, ukareka ubunyobwa bwawe bukabira. Iyo ubunyobwa butaratangira kubira, bumva harimo ikibisibisi cy'ubunyobwa. Noneho uko bugenda bushya niko cya kibisibisi kigenda gishiramo. N'ubundi dufite ibindi bintu turi buze gukoresha mu isosi yacu. Dufitemo karoti, tukagiramo imiteja, tukagiramo urusenda, tukagiramo inyanya, tukagiramo na poivro, noneho nkagiramo n'intoryi. So ikindi ndi bukoreshemo ni sauce tomate, ndaza no gukoreshamo n'uturungo tw'amafu. Hanyuma ikindi ndi buze gukoreshamo ni indagara, ngira ngo nazibabwiye. Indagara ikintu cya mbere ngiye gukora, ngiye kuzinika. Ngiye kubanza nzironge. Urabanza ukazironga neza, noneho warangiza ukazinika mu mazi gutyo, ukazitereka ku ruhande, ugakomeza ugategura n'ibindi. Hanyuma nindangiza nkate n'imiteja. Isosi hano muri kubona yatangiye kuzamuka, bita wongera ukavangamo hasi kugira ngo idafata, ukajya ugenda uvanga. Ikindi iyo uyigiye kure irazamuka hejuru ikaba yabirira hasi. So ugomba kuyiba iruhande gutya, iba itangiye kubira, ukagabanya umuriro ku buryo itaza kuzamuka ikaba yabirira hasi. So ukaguma ukavanga gutya, kwirinda ko yafatamo hasi. Iyo ifashemo hasi hari igishirira, kumva harimo ikintu cyashiririye, so ugomba kwitonda. Okay.
dukomeze dukate imboga turi no kureba isosi yacu nako ubunyobwa bwacu ko butaza kuza gushirira cyangwa ngo buze kuza gukama. Okay, so isosi yacu yahiye imaze iminota 10 gutyo. Ikindi kandi iyo yahiye itangira kurekura igasa nifashe cyane, kugira ngo rero utaguma kuyireka igakama ikama, ukupa umuriro warangiza ukayikuraho, noneho ukaguma ugakora ibintu byawe bindi bisigaye. Ugakata izindi mboga, karoti nizo tugiye gukata, hanyuma ino sosi tuyikure hano ku muriro kuri gaze, tureba hano tuyitereka. So dushyize isafuriya ku mbabura nako kuri gaze. Isafuriya nimara gushyuha tete dushyiramo amavuta gereranya nk'ibiyiko 3 nibuze. Nyuma none turangiza duhite dushyiramo ibitunguru. Uyu munsi natetse nta tungurusumu. Tungurusumu ndazikunda cyane kuzibanza mu mavuta zihumuza ibiryo. Nubu zifite uzazibanzemo dukeya mu mavuta, izindi wenda uze kuzongeramo nyuma, ariko uzabanzemo dukeya mu mavuta, izindi zongeremo nyuma. Ngiye kubivanga. Ibitunguru ishatse ubiteka ku muriro mwinshi nta kibazo, byo ntago bihita bishirira, upfa kuba uri kubivanga gutya. Ushobora guhita ubishyira ku muriro mwinshi gutya, byamara guhindura ibara, kwa kundi ibitunguru bihindura ibara, ugahita ushyiramo bino bindi byose. Ushatse byose wabishyiramo rimwe n'undi birashya, si ngombwa kimwe kimwe, ushatse uhita ubishyiramo rimwe. Nyuma hano ngiye guhita nshyiramo umunyu. Umunyu ndashyiramo utuyiko 2 tunini, noneho mvange. Hano nindangiza ngabanya umuriro cyangwa bitaza gushirira, noneho mpfundikire. Nyuma nimpfundikira ndahita nza kuri izi nyanya. Izi nyanya ushatse wazikata bisanzwe cyangwa ukazirapa, cyangwa se washaka ukazisya muri blender. Nyuma nindangiza nzisye. Imboga zacu zisa n'izishye. Hanyuma nitumara kuzisya dupfundure ku mboga, vange. Twashyize ku kariro gakeya.
kongera umuriro ho gake. Nongere mpfundikire indi minota mikeya nk'itanu, ziraza kuba zose zahiye. Ariko hano mfite urusenda cyo sinahita ndushyiramo gutyo nkarutekana. So noneho intuze imboga zacu twari dutetse zahiye zose. Ikintu tugiye gukora, tugiye gushyiramo inyanya ziseye. Zose tuzimariremo, nyuma zivange. Kandi ndahita nshyiramo na sauce tomate. Okay, gutya. Noneho dupfundikire zino nyanya nazo zishye. So inyanya zacu turebe ko zahiye, hanyuma tuvange. Iyo zahiye zitangira gukama, ukumva n'isosi yatangiye gufatamo hasi. Ikindi zinahindura ibara. So noneho ahangaha nibuke ko dufite indagara. Indagara rero dufite hano, ku ntoki wakarabye neza uzikuramo gutya, nazo ukazishyiramo. Indagara nizo zindi z'umunyu ziba zarumye cyane, nizo zindi ushobora no guhekenya. So si ngombwa rero ngo uzibanze mu mavuta, ushobora kuzishyiramo nyuma gutya. Ubaye ufite za ndagara mbisi, biba byiza ko arizo ubanzamo zigashya neza, ntuzishyiremo nyuma gutya. Cyangwa se ukaza kuzishyiramo nyuma gutya, ukaza kongera ugacanira igihe kirekire, nabyo birashoboka. Ukamekinga sure ko indagara zawe zahiye. Uku nguku rero ni ibintu biba bitagoye. Ushyiramo indagara gutya, barangiza ugahita ushyiramo ya sosi, bwa bunyobwa twakoze twabanje gutogosa, ukabuvanga neza, barangiza nabwo ukabusukamo. Birataruka cyane, uhita ugabanya umuriro kugira ngo bitataruka, warangiza ukavanga. Ibintu byose biba byahiye, nta kintu na kimwe hano kiba kitahiye. Ubunyobwa twabanje turabutogosa burashya, imboga twazitetse zahiye, indagara ziba zumye. Iyo zihuye n'ubu bushyuhe buba burimo hano zihita zishya zose. So shyira mu isosi gutya, ukavanga neza. Ubundi warangiza ku kariro gakeya cyane, ibiryo byawe biba byahiye, uhita upfundikira ku kariro gakeya, ukabimazaho iminota mikeya nk'itanu. Isosi yacu irimo ubunyobwa, irimo indagara, irimo n'intoryi na karoti n'imiteja na poivro n'inyanya n'igitunguru. Nababwiye ngo ndashyiramo ibirungo by'amafu, ariko ntababeshye ndabona atari ngombwa. Mbonyemo hano atari ngombwa. Ikindi kandi nk'indi minota mikeya nk'itanu. So hano ngiye kushyira ku muceri. Agasosi karasa neza, karafashe kandi ntabwo gafashe cyane. So ibaze ko n'isosi ndisha chopstick. Nyine I'm addicted to
2 chopsticks. Iraryoshye, irimo umunyu uhagije kuri njyewe. Nkunda umunyu utari mwinshi, so ndi kumva urimo. Nta wundi rero ndi bwongeremo. Ngiyi ya sosi yacu. Mwabonye uko ubunyobwa mbanza kubutegura. Noneho n'ibindi byose nkurikizaho mwabibonye. Ndizera ko mwakunze uburyo ino sosi nayiteguye. Wayirisha ubugari, wayirisha umuceri gutya, wayirisha kawunga, ushobora no kwirisha umunyigi w'igitoki cyangwa w'ibirayi n'ibindi bitandukanye. So mwakoze cyane rero abantu bose twabanye video itangira kugeza irangiye, kandi zira ko namwe niba atari uko mwatekaga iyi sosi ariko muzajya muyiteka. Mwakoze kubana nanjye, tuzasubira utaha. Bye bye.